Ese muraho se? Reka mbasuhuze nizere ko mumeze neza. Umunsi rero nk'uko bisanzwe ngiye kubereka akantu ndumva mutari bamwe batakazi, akantu rwose k'ingenzi. Ese wari uzi yuko ChatGPT ushobora kuyivugisha mukaganira? Niba utari ubizi rero reka tubikore nkwereke uko bigenda. Uraza ugafungura ChatGPT yawe, warangiza igafunguka nk'uko bisanzwe. ChatGPT igafunguka, yamara gufunguka uraza ugakanda kuri aka kantu kari impande ya microphone, warangiza ukayemerera. Ukaza hano, ngenda ahita nza hano kuri wire using app, noneho ntangire nyivugishe. Help. Hi there, I'm here and ready to dig into whatever you need. What would you like to tackle next? Can you speak Kinyarwanda? Yego, nshobora kuvuga ikinyarwanda. Niba hari ikindi ushaka ko tuganiraho, kagari wifuza ko muvuga mu kinyarwanda, wambwira nkabikora. Urakoze. None se ibintu byose ubasha kubikora cyangwa se hari bimwe ukora n'ibindi udashoboye? Ni biza cyane gushaka kumenya neza aho ukeneye kugera. Mbwira neza icyo wifuza kugeraho, kagari icyo wumva kidahuye, maze tugende dufata ingingo zikomeye, turebe aho ubushobozi bwawe buhera n'ibyo ushobora gukora kugira ngo ugereranye. Ese ni ikinyamukuru wifuza kugeraho muri iyi gahunda, kagari umushinga? Ese ushobora kuba wabasha kwigisha umuntu wenda ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ibindi nka tekinoloji mu rurimi rw'ikinyarwanda? Yego rwose, birashoboka. Nshobora kugufasha gusobanura ikoranabuhanga, imikoreshereze yaryo, kagari indi tekinolojiya yose mu kinyarwanda ku buryo bumvikana. Ni ihe tekinolojiya kagari ingingo wifuza ko dusobanura? Nsobanurira mudasobwa cyangwa se kompiyuta ni iki? Sawa, reka nsobanure. Mudasobwa ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gishobora kwakira amabwiriza, kuyakora no gukora imirimo myinshi. Ihuza ibise bitandukanye nka processor, umurongo wa mudasobwa, urwibutso n'ibindi, kandi ikaba ishobora gukora ibintu byinshi nk'imibare, gutunganya inyandiko, kugenzura mbuga n'ibindi. Urakoze. Mu cyongereza se naho wabimfasha? Ndagushimiye cyane kuko babisobanuye neza. Niba ufite ibindi bibazo, kagari ukeneye gusobanukirwa n'indi tekinolojiya, ndahari kugira ngo tuganire ku bundi buryo. In English. Yego, ndumva neza. Niba hari indi ngingo kagari kibazo cyihariye wifuza kutwongera kwigaho, kagari indi tekinolojiya ushaka gusobanukirwa, mbwira neza, tugende dufata buri kintu ku rwego rwo hejuru, turebe ko ibisobanuro byawe bikomera. Explain it in English, please. Of course. So what I was saying is, if there's any other topic or specific technology you'd like us to break down, just let me know. We'll keep it precise and focus on ensuring your understanding is solid at each step. Explain what is a computer. Absolutely. A computer is an electronic device designed to process data. It follows instructions from programs to perform calculations, manage information, and automate tasks. It typically includes a processor, CPU, memory RAM, storage, and input-output devices, enabling it to run everything from simple calculations to complex applications like AI or multimedia editing. Urakoze cyane. Abantu benshi bibazaga niba wowe uzi kuvuga ikinyarwanda cyangwa se wabasha gusubiza umuntu akubajije, nibyo twashakaga kumenya. Nibiza cyane. Niba hari abandi bantu bashaka kumenya ikintu runaka, kagari bakaba bakeneye ibisobanuro bimbitse, nishimiye kubafasha mu kinyarwanda kugira ngo ibe basobanukirwa ribe biyumvikana neza, biroshiye kandi bifashe. Urakoze. Sawa.
Nshimiye kuba babisobanuye. Niba hari ikindi wifuza kutuganiraho, Kagari ukaba ufite indi ngingo ishaka gusobanura, ndi hano twiteguye gukora isesengura rimbitse.